ibyombo ndabisohoye ndabyogesha kuko ndeba nta n'amazi arimo kanegereza umuhungu wanjye wenda ndebe ko namutuma amazi akayanzanira nka byose ubundi se ndi kwivugishwa ngo azajye kunzanira amazi nzaragaruka ryari ko abyuka igitondo agenda agataha ijoro ubu ndamenya aragaruka ryari ariko mwana yanjye koko wahindura umwana wanjye aratashye kamubwire ndebe ko yanzanira amazi nkoze ibijumba maguzanyo naguhetse ngushira ku mugongo ngo ku rutugu genda karakana wagira ngo yayikoreje ibitoki neza neza maguzanyo mwana wakuri kureba n'amazi arimo n'utuvomeraga akaba nawe wajya kunzanira amazi muzi ibijumba usanzwe numa amazi nyine mubwiye ko utuvomera nawe uhari wanyaruka ukayanzanira mukomereye nabi ikijerekani none se umutwe mwana wa ukuriye ari uko mubwiye ngo uje kunzanira amazi usanzwe urukundo usanzwe mbona muri uzandira mu maso z'umutwe mama ubyuka uzarera tutavuga ko umutwe uri kujya ukakujya ari uko ngendesha ese ngendesha amaguru cyangwa ngendesha none si umubiri yose ngiraga mwana wanjye rega ndashaje ngiraga ngo ibice by'umubiri byose birakora no kunshinja kuzerera kandi ngendesha amaguru ndi kuvuga ko ndi gutaka ni nayo maguru ugendesha agendesha ujye kunzanira amazi kandi umutwe we wikorera uragitwara mu ntoki intoki ziri konje katujyana n'aka gatoya mwana wanjye uzanira amazi dore neke naswa agiye kuza atasanga narateka ugasanga ibibazo biravuga kumva ntashonje bwarana ngiye kuruhuza turavugana ntugire ikibazo umwana wanjye aranze arantuye oya turavugana mama ushaka umuntu kuvoma ngo nkeneye no gukaraba niko sira karame mama uracyafura ese ibintu byose wari uzi ko ngiye nahita mbirangiza kano kanya rero mu gitondo kugeza saa sita uracyari kumesa twenda tungana bo ndi kubona umaze guhaga uri kunyumva kubona umaze guhaga ndaje mwirukana icyakoze kuko gwandi gutongana nawe ndabihaga ibuka wanyweye mabuja ndibuka no kwese no gutera kwa agaciro akazi uri gukora mwana gushangana nawe turi muri kirana ntabwo ndigurikirane nawe ibyagikoze byakuzanye uri kunyumva yego mabuja none se ahubwo mabuja ikintu ushaka ni iki uri kubona icyumweru gishize ukwezi gupfuye ari mu rugo akaba baruwe bakaba bakiri no kwishyura mituweli nta kuntu wandebera amafaranga nkayohereza sirasi rero kuko amafaranga ntizakunda kuko ibikoresho byanjye bimaze kwangiza ni byinshi ndaje gutekerezaho ndebe ubushize ukundi kwezi yakunyishyuye ari uko mbanje guhambirana bigiye kuvuga kanageraze ndebe cyari bumbwire
Maguza noneho si kandi ugiye barakunshaka bambuze. ubwo rero wanze kujya kumvomera ngo ugiye kuzerera Umutsima uteka ibijumba ukumva nshonje tu. nta kundi nyine nta kundi nabigenza reka njye kuyizanira Ndakugeraho mu kanya ariko natuba uranze urananiye mwana wanjye natwe ndabikugira. nta kundi nyine reka njye kuyizanira ariko mwana kuko wandengana njye kuyivomera Where's Silas? Silas? Where's Silas? Kama boss. Anda hano sha. Nakwitabye databuja. Kusha. Ndikubona mwese twishimye byakugendekeye bite? Kumva nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite? Wariye? None se ndikubona ufite agahinda. Nta kintu waba ukeneye ngo ugire gukemurira isi wenda tuzatera ubundi umeze nuko waje. Turimo kuvugamo. Ntabwo uri kunyumva? Byakugendekeye bite? Nta cyo ufite ngaho ugiye gusubira mu kazi kawe. umwana nibyariye aranzarana umwana ntiyamvomera amazi nta kintu navuga ngo anyumvire kandi ikibabaje ise ntiyanabyizera mwana ni wowe ukwiye kunyereka inzira nanyuramo ukwiye kugira umwana wanjye asubire ku murongo ndamuhera yamubwira ko umwana we yananiwe Se kuri kwitotomba bimeze bite? Ikihe kibazo ufite muri iyi minsi? uba rero mugabo wanjye byanyine Sirasi niko Sira Arabe mwabuye. andahano ngwino hano wari uri mu biro Turandi mu gukora hariya. niko Sira urabona iyi mbuga isa gute kuva mu gitondo kugeza ikigero cyakoreye ikifunga itari wakuburiye imbuga Utundi turunarendemo kanzana umweyo makubu. utundi tuntu turuta ino mbuga baburetse kugenda akira amafaranga yawe Kose mawuje amafaranga niyo urukuma mu meza abiri yose mpoze. ariko Sira reka nkubaze Noti urukwibuka y'agasahani wamenye urukwibuka y'akiramusi wamenye ibiyiko ntinamenye iyo biva imbabura kumena na mukanya gaza ni ugusiga uyikometse igashira rero ibyo bintu byose wangije nigenda gukatamo amafaranga yose ayo niyo yarasi yagora igihumbi menshi muhaye ibiki byakuyobeye bibaye iki? kabanza muzana agatebe wicare umubwire iby'umuhungu wacu Yabaye iki? Ikibazo ngo umwana ngo umuhungu wanjye yibye yishe yafashe ku ngufu se yateye inda. Zana ako gatebe vuba ni korera ibyo nicare numva ibyo kubura ukuntu uba ari no kuriha ubwo mbimenya. ngaho icare nyine mubwire iby'umuhungu wacu mba rero mubwire iby'umuhungu wacu niba bamuroze niba ari amayoga yanyweye niba ari amatabi ngo byanyobeye rwose
niba ari nuko nikuriye byanyobeye rwose nayobewe byari aho usigaye ntaha nimugoroba nkasanga ataragera hase se ubundi aba ari wazamubaza si umuhungu wawe si wowe umushigikira ukamubaza ibyo aba arimo ko nanjye byanyobeye ushyigikira mu bikize ubwo uri kubona we mwirirwana nanjye uba wibereye mu kazi ubwo ugiye kuba nka ba bandi ngo umwana ni uwa nyina ataba uwa nyina se ubundi se we mwirirwana turirirwana se ko agenda mu gitondo agataha saa sita nanamubwira ngo nzanire amazi akanga uzi ko ejo nagiye kwivoma iyo mico ko ntayimuziho nzi ko umwana wanjye yitonda ko nta kibazo kindi yagiraga ubundi se wagize ngo hari umugabo upfaga kwemera amakuru hano umenya ari wowe wirirwa uri kumwosha umva yewe naze umubaze rwose umwumbarize kuko njye bingeza umwana ejo namutumye amazi reka da ambwira ko ahubwo hari ikirori cy'inshuti ze agiyemo yagiye ari kunkumura reka ntiwareba wagira ngo ibinyabwoya byamutondagiye ahubwo ugira icyo ukora amazi atararenga inkombe naho ubundi turaseba kuri uyu mudugudu niko usigaye wifata nk'umwana ko umva mubwira ibikoresho byose wangirije ayo mafaranga nguhaye kandi ni igihe nguhaye kugeza iwanyu genda uzinga utwawubwira ndashaka undi mukozi nawe urananiye gira vuba inoti y'igihumbi ku bihumbi 20 byose umva rero mbwira wamuvuye nawe usigaye unaniye muri iyi minsi inoti y'igihumbi wameneye amadoro yaraguze angahe isi yaraguzemo umushahara wawe ibihumbi 20 ngahitire musi uramenye umva umaze kumbanga mu mutwe pe ngaho usiga gazi cyane reka ntiwarebe ntawe ufite umutwe cyangwa umutwe wawe amazi umaze kucura umwuka nizere ko ayo mafaranga nguhaye ari ikigugeze iwanyu genda uzinga utwawe usohokere mu rugo gira vuba genda uzinga utwawe ugende akoze umusigaye murashinga hejuru abanyokubuza nyokubuza zavuga nawe uvuge genda genda uzinga utwawe ugende amambe y'ubyuka ndi guhana nawe nawe yansubiza ugende n'amaguru yansubiza ugende n'amaguru agira ubutongana nanjye ibintu ko nawe ndi kumva binteye ubwoba umwana umwe akunanira none sinawe uko wamuntereye nawe ugenda mu gitondo ugataha igicuku ntiwareba ngo umwana ameze ati muzajya mubyara abana mubaterera abagore ubu uri kubona umusore ungana kuri iyi ndusha imbaraga namwifasha nka muganga ukora icyo akemera noneho nicare mu rugo murere muzabaho gute ariko nyine ntabwo ari ngombwa ko wicara hano mu rugo ariko nibura wajya ufata n'isaha imwe ugataha ari ku manywa ukamuhamagara ukamuganira si ubu yagiye ntamenya yagiye he ndamubwiraga akambwira gusa ngo sasange natetse ibijumba ijambo ibijumba hano kuri we ni ikizira ahubwo niba urajya uramugurira amanyama nakubwira iki sinabimenya ubundi nta nimero ya telefone ko itagicamo byagenze bite ago amatelefone zanjye nta matelefone ngiraga wazaje uramuhamagara si wowe wayimuguriye ahari nta na nimero yo ufite se mbona ko ije kumera nk'iyo yawe njyewe nabibyirwa n'ishya ko amatelefone ganyu umenyaga ibyo ari byo nimero ye nta n'imwe ye ufite aha amatelefone ahari ubwo ari we ngo numvaga se ngo hariho za Airtel na za MTN wamuha ngo hari yicagamo n'iyi muhamagara nimero y'imwe ariko ejo bundi namuhamagaye numva wapi mugabo ni kuja hari turareba tukagira icyo dukora naho ubundi ikaboneka hose ni uguhanga wasanga ni kompoze nese harya hari kompoze ntabwo umuntu avuga ukumva monde ni wa mukobwa wo muri MTN uri ku yagaranga ibikinira muvugisha yewe umwana wanjye ijwi rye ndarizi navuga ndakubwira ariko niba ari kompoze ubwo ntayo afite wasanga yayigurishe cyane ubwo rero kanjye gushaka utwo turarya nijoro none ni ukumutegereza tukamwicaza ahubwo ikintu ngiye kukubaza iyo atashe umubono ako kantu iyo atashye rero ngewe mbona aza yubitse umutwe namubaza ntansubize yanansubiza akambwira ko umutwe uri kumutwe ahubwo mugabo ntabwo wamuneka
ukamenya impamvu ataha ari guta ku mutwe. Sasiganywa inzoga. Ibyo ntabwo mbizi kuko njye ntabwo nzi uko Neza uwo inzoga mutwe sinigeze nyinywa. uwo mutwe aba arwaye itabi ryo ntabwo narivuga kuko mu muryango wacu nta rumwe yigeze uri we. Ubwo rero niba atanywa itabi wasanga anywa bya bintu numvaga bavuga ngo ni ibiyobyabwenge. Byose se ntibikubiye muri ibyo inzoga itabi biki n'ibiki. Ikintu ngiye gukora Ni iki ugiye gukora? umunsi nataha kare ku buryo arataha nanjye ndi kumwirebera aza kumenya impamvu atakirirwa mu rugo atagikora akazi. Tahe kare kuko maguzanye umwana wanjye namubyaye ari umwe ndamukeneye nkeneye ko mbi iruhande rwanjye akazashaka umugore akabyara nanjye nkagira kuzukuru. Naho naguma kuriya mu myaka ye 25 agiye gushaturana. Ese nadukore ejo bundi ko hari nabonye ari gukungikana n'udukobwa two ari ku muhanda cyane nibo bari kumwosha se nibo bari kumutesha umutwe bimeze bityo. Maguzanye wabona baranamuroze sinari namubonana n'umukobwa keretse abahungu gusa bangana nako. Kandi iriya myambarire ye iri kunshisha. Rero wa mugabo ubwo gahunda niyo ukajya kubashakira ibyo murarya nijoro dore bunarije. Ikibazo cyanyu ndaza kukigaho kuko ibi bintu ntabwo byumvikana. Umwana namurihiye imyuga reka data nta kandi kazi afite ari guhinduranya imyenda buri munsi. Uriya mugore ari kuvuga ushobora kuba ariko se nizere umugore uriya mwana se ko ibintu ndaza kubyigaho we n'akazi nshake nkasiba ariko urugo harimo ikibazo.